iyi rero H1B usanga ari visa bakunze guha abantu bafite impano zidasanzwe muri domaine zitandukanye hano muri Leta Zunze za Amerika. Cyangwa se nakubwira ko H1B visa ari ubwoko bwa visa yo gukorera muri Leta Zunze za Amerika ihabwa abantu b'inzobere bafite n'ubumenyi bwihariye cyangwa se skilled workers. Ni visa rero ihabwa abakozi b'abanyamahanga bafite ubumenyi bwihariye mu Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Yes, ikaze muri allysoudy on air. Nizera ko mumeze neza cyane kandi Uwiteka agumije kubarambura ibiganza. Nawe subscribe nizeye ko wamaze kuyikora. Hanyuma rero ndakubwira ko itsinda ry'abadepite basaga ijana basabye ko urwego rw'ubuvuzi rukurwaho ku bihano by'amadolari 100,000 kuri visa yitwa H1B. Ni itsinda ry'abanyapolitike basaga ijana mu mitwe yombi nubwo abademokrate n'abarepublikani bohereje rero ibaruwa ku munyamabanga wa Homeland Security hano muri Leta Zunze za Amerika witwa Kristi Noemi basaba ko urwego rw'ubuvuzi rukurwaho ku bihano bishya bya leta ya Donald Trump yo kwishyura amadolari 100,000 kuri buri muntu uje gusaba visa nshya ya H1B. Ibaruwa rero yobowe na Yvette D. Clark ni umudemokrate wo muri New York ndetse na Michael Lawler ni umurepublican wo muri New York nawe ivuga ko ibigo n'amavuriro yo mu rwego rw'ubuvuzi bishingira cyane ku bakozi mpuzamahanga mu myanya y'ingenzi harimo abaganga, abakozi ba laboratoire n'abandi b'inzobere. Nibaruwa igira iti gushyira amafaranga rero 100,000 by'amadolari ku gusaba visa nshya ya H1B bizongera ikibazo cy'ibura ry'abakozi mu mavuriro kandi bishobora gusunika amavuriro adafite ubushobozi kumere ubushobozi bwayo. Turasaba gukora umwihariko urwego rw'ubuvuzi kugira ngo twirinde umuzigo wiyongera ku bakozi bo muri runo rwego. Hanyuma rero ikinyamakuru cyitwa Newsweek cyandikiye Ministry ya Homeland Security cyangwa izwi nka DHS isaba igitekerezo cyayo, ariko leta ya Trump yashyizeho amafaranga 100,000 by'amadolari ku basaba visa zimwe na zimwe za H1B mu rwego rwo gukaza igenzura kuri gahunda y'abakozi b'inzobere. Intego ngo no kugabanya ikoreshwa nabi rya gahunda yo gushishikariza abakoresha guha akazi abanyamerika bahembwa neza. Abashyigikiye no H1B bavuga ko iyi visa ifasha kuziba icyuho cy'abakozi mu nzego nka tekinoloji, ubuvuzi n'ubwubatsi. Abayirwanya kandi bavuga ko ishobora no gusimbura abakozi b'abanyamerika no kugabanya imishahara yabo. Ibaruwa rero yandikiwe Noemi yashyizweho umukono n'abadepite barenga 100 bafite impungenge ku ngaruka z'iki gihano ku bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi. Harimo nk'abademokrate barimo nka Kristen Gillibrand, Judy Chu, Alexandria Ocasio-Cortez, Benny Thompson, hakabamo n'abarepublican bazwi cyane nka Brian Fitzpatrick, Thomas Keane Jr., Jefferson Van Drew, James Molan n'abandi batandukanye. Abadepite bavuga ko kino gihano gishobora kongera ibibazo by'ibura ry'abakozi mu mavuriro cyane cyane mu byaro no mu mijyi ikennye. Bakavuga ko amavuriro mu byaro nayo mu mijyi ikennye ahura n'ibibazo bikomeye byo kubona no kugumana abakozi. Ayo mavuriro yishingikiriza cyane kuri visa ya H1B kugira ngo abone abakozi bahagije. Banongera ko amafaranga 100,000 by'amadolari ashobora gutuma amavuriro ayo by'amafaranga yagenewe kwita ku barwayi bakayakoresha mu gushaka abakozi bashya. Ibaruwa reza mu gihe undi mudepite w'umurepublika aherutse gutanga umushinga wo guhagarika burundu gahunda ya H1B wo nta wundi ni Greg Stebe wo muri Florida watanze ikiswe Exile Act. Avuga ko gahunda ya H1B ishyira imbere abakozi b'abanyamahanga kurusha ab'abanyamerika. Buri mwaka rero ngo visa zisaga 35,000 zitangwa ku rwego rusanzwe, hakiyongera 20,000 ku bafite impamyabumenyi zo hejuru mu mashuri yo muri Leta Zunze za Amerika. Amwe mu mashuri na za kaminuza ntazibarirwa muri iyi mibare zagaragayemo. Hari imanza rero nyinshi zishinja leta ya Trump kino gihano ko kikaze, aho mu kuboza muri 2025 umucamanza muri Washington DC wemeje ko ikigano gikurikije amategeko bituma kiguma mu bikorwa. Ariko nyuma y'icyo cyemezo yitwa US Chamber of Commerce n'abandi bafatanya bikorwa bajuririye kino cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa DC. Hanyuma urukiko rwemeje kwihutisha rero ubanza ngo kandi icyemezo cyarwo gishobora guhindura uko gusaba visa za H1B zizajya zitangwa mu gihe kiri imbere. Abadepite rero bari banditse ko mu myaka 30 ishize abatanga serivisi z'ubuvuzi bakoresheje visa ya H1B mu gushaka no kugumana impano mpuzamahanga z'ikirenga bifasha Amerika rero kuba umuyobozi w'ubuvuzi n'ubushakashatsi mu rwego rw'isi. Witwa rero Daniel Turnipseed ukuriye politike muri Association of American Medical Colleges yavuze ko kugabanya H1B bizongera ikibazo cy'abaganga mu gihugu no gushyira ubuzima bw'abarwayi mu kaga. Hanyuma Dr. Rene Bravo, perezida wa California Medical Association, we yavuze ko amafaranga 100,000 by'amadolari
si menshi gusa ngo ni icyago ku baturage. Gukuraho urwego mu buvuzi ni ingenzi mu kurengera ubuzima bw'abarwayi n'imikorere y'amavuriro. maze iminsi numva bamamaza ibintu bya business hano muri Seattle, nizere ko mumeze neza, ariko ndashaka kumenya what is it like. Icyo nababwiye rero, umukobwa yaje muri Amerika aje arava hano atangiye kuinvestinga. Investment ni iki? Actually ibyo wumvije mvugaho ni ibijyanye na nizo bita maison de retraite, cyangwa se kwa kundi abantu bakuze bakajya mu gihe cyo kuba mu ngo zabo cyangwa se kubaho apana mu ngo zabo. Okay, ushobora kuba mu ngo yawe ufite ariko abantu bagufasha, baza bakagufasha, bita ba caregiver, cyangwa se ukajya kuba muri izo maison ama home care, naho bahagufashiriza, cyangwa se bita nursing homes. N'abantu baba bakuzeho cyangwa se bafite ukuntu nyine imyaka irimo irigira imbere nk'iyi yanjye. Hanyuma ariko hari n'abandi noneho baba bafite wenda n'uburwayi, wenda baryo bavuga uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa se bafite ibindi bibazo baravukanye nabyo bitandukanye. So bigakenera rero ko ugira ahantu uba. Hano rero muri leta ya Washington State birahari cyane, yaba mu mijyi nka Spokane, Yakima, Pasco. Dufata urugero nko muri Spokane na Yakima na Pasco, ho biranoroshye cyane kuko n'inzu zaho zigura makeya cyane. Usanga nk'ibihumbi $200 ushobora kugura inzu. Nuvuga ngo ugura inzu bakaba baguha abantu bakaba mwaho ngaho. Bakaza mushobora kubana mu nzu, cyangwa se washaka ukaba handi bo bakabamo, ariko bihenduka nuko ugura inzu bakaguha nk'abantu mubana mu nzu. Iyo business ngo yitwa bazita home care, nursing homes. Bega ni business nyinshi, ariko kuzitana business ko buri muri anafasha buriya nabari abantu. So ni uburyo bwo gufasha abantu ariko unahembwa na leta ibigiramo uruhare rukomeye cyane mu gufasha. Ibindi bisobanuro waduhamagara kuri telefoni 888 380 4051, cyangwa se ukatwandikira fax kuri 480 658 277. Wanadusura ku rubuga rwa wa@mysnadvisors.com, cyangwa se ukatwandikira email kuri info@mysnadvisors.com. Iyi rero H1B usanga ari visa bakunze guha abantu bafite impano zidasanzwe muri domaine zitandukanye hano muri Leta Zunze za Amerika. Cyangwa se nakubwira ko H1B visa ari ubwoko bwa visa yo gukorera muri Leta Zunze za Amerika, ihabwa abantu b'inzobere bafite n'ubumenyi bwihariye cyangwa se skilled workers. Ni visa rero ihabwa abakozi b'abanyamahanga bafite ubumenyi bwihariye mu nzego wenda nk'ikoranabuhanga se cyangwa tuzi nka IT, ubuvuzi, ubwubatsi, ubushakashatsi, inzobere mu masomo runaka, cyangwa se icyo bise specialty occupations. Aho umukoresha kampani cyangwa se ivuriro niwe usaba iyi visa ku izina ry'umukozi. Ino visa rero ituma umuntu ashobora gukorera muri Amerika imyaka 3, ishobora kongerwa ikagera ku myaka 6. H1B ihabwa umuntu ufite impamyabumenyi ya kaminuza cyangwa se icyo twakita nka bachelor's degree, cyangwa se hejuru yayo ubumenyi bwihariye mu mwuga runaka, cyangwa umukoresha wo muri Leta Zunze za Amerika witeguye kumukoresha akaba hari. H1B ni imwe mu nzira zifasha Amerika kubona abaganga b'inzobere, abahanga mu ikoranabuhanga, abahanga mu bushakashatsi, abakozi b'inzobere mu nzego zifite icyuho cy'abakozi. Niyo mpamvu rero ibigo byinshi by'ubuvuzi, tekinoloji n'ubushakashatsi byinshi bishingikirizaho cyane. Ikindi rero nakubwa nuko Donald Trump yavuze ko ino H1B visa bishingiye ku byo ubutegetsi bwe bwatangaje mu rwego rwo guhindura uburyo ngo ino visa ikora, ngo ntabwo rero usanga we abona yuko ngo idaha agaciro abafite ubumenyi n'impano zitandukanye hano muri Leta Zunze za Amerika. Hanyuma rero bavuze ko kongera amafaranga yo gusaba visa hashyizwe nyine kira gihano cyangwa se icyo bise igihano cya $1,100 ku gusaba visa nshya ya H1B, kwagamijwe mu gukumira ikoreshwa nabi rya gahunda no gushishikariza abakoresha guhakaza Abanyamerika nyine bakabanahemba neza. Harimo no gukazigenzura aho ubutegetsi bwe bwavuze ko bugamije kugenzura neza nimba abakoresha abakoresha cyangwa se employers badakoresha H1B mu gusimbuza Abanyamerika mu kazi. Harimo no gushishikariza ibigo rero gukoresha abakozi b'Abanyamerika, ngo intego yavuzwe no mu kugabanya umubare w'abakozi b'Abanyamahanga mu myanya y'inzobere kugira ngo amahirwe menshi ajye ku bene igihugu. Harimo no guhundura n'uburyo itangwamo, harimo gahunda yo gushyira imbere abakozi bahembwa menshi cyangwa se icyo bita high skilled high wage workers, kugira ngo ibigo bitajya gushaka abakozi
bahendutse mu mahanga bikajya bituma abakozi bahenze b'Abanyamerika ntibabona akazi. Ababishyigikiye bavuga ko bizarinda Abanyamerika gutakaza akazi, hanyuma abayirwanya bakaba ko bizangiza ubuvuzi, ikoranabuhanga n'ubushakashatsi, ko ibino bice bishingira cyane ku bakozi b'Abanyamahanga. Ngibyo rero ibya Trump na H1B visa. Nimba uri muri abo rero, ubwo nawe nagira ngo umenye uko bihagaze ku isoko ry'umurimo, utazabura akazi cyangwa se utazabura aho ujya gushakira bitewe n'uko waje hano uri international student, cyangwa se uri umunyarwanda waje kwiga, cyangwa se uri umwe mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baje kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ufite n'impano idasanzwe. Hari n'igihe utanazi ko ino visa yanabagaho, ariko hari n'uko wabona utazi ko byahindutse. Hari no kuba rero ushobora kuri murayishakisha. Niyo mpamvu inkuru nk'izi nazo ziba zikenewe muri allysoudy kugira ngo zidufashe kugira ibyo duhindura byinshi mu buzima bwacu. Tujya tuganira ibyubaka, nanjye vuga ngo bitubaka, burya nta kintu kitubaka waganira, ahubwo ari ryaba ari bituma turelax, bitugabanyiriza stress, cyangwa se twita entertainment, cyangwa se twita imyidagaduro. Ari mbaye ibiganiro byo kwidagadura kugira ngo bro tuba twabaye amakuru menshi, ari nayo mwamwakuye ku mihanda, ari nayo n'ibihuha mwamwumvishe. So ari inkuru nizi nazo zikeneye kugira ngo twige tumenye, ariko nazira z'imyidagaduro nazo zikeneye kugira ngo nuwiga ujye ubona akanya ko kuruhuka, wumve n'ibindi bitandukanye n'ibyagustresheje n'ibyagutwaye umwanya wose. Yes, wanyite allysoudy, nawe mwite wowe. Nkubwira ko allysoudy yari akagaruka, jya ukora subscribe kandi like. Bye bye, ciao. Iyi sosiyete nkubwira nta yindi ni SN Advisors, ikaba igamije kubafasha gukora ubucuruzi mu mijyi minini irimo abakiriya benshi, kuva muri group homes ugaca muri home health agencies ndetse assisted living facilities kugeza no kuri host home programs. Ahangaha reka nkubwire, urimo urakodesha inzu bakaguha abakiriya 5, aha ndavuga leta, ku buryo utangira n'abakiriya 5 bo kwitaho. Reka rero mbabwire ibyo bakora kuko ni byinshi, kuko amakompanyi menshi akora ubujyanama abafasha cyane mu gushaka ibyangombwa ndetse no kureba ko amategeko n'amabwiriza bikurikirwa, ariko SN Advisors bo barenga aho ngaho. Aha rero naganiriye n'abatanga serivisi bakorana na SN Advisors, ubutumwa bwari bumwe: barabizi, bitaba vuba, kandi bafata abakiriya babo nk'umuryango. Kwino nawe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefoni 888 3804051, cyangwa se ukatwandikira fax kuri 480 658 wanadusura ku rubuga rwa wa3@mysnadvisors.com, cyangwa se ukatwandikira email kuri info@mysnadvisors.com.